Inshongore ngira ngo tubasangize ku muganura. Inshongore rero tukaba tugiye kuganira ku munsi w'umuganura ndetse n'ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange hambere. Ubu rero agiye bibatwitaga umusuru ikigage. Iki ni ikigage. Ni ikigage rwose, ni ikigage. Ajya buri ikigage n'ubushera n'umusuru. Buriya mvuze ngo n'inkangaza muri biki bya byagiye mu Rwanda. Inkangaza bagiye mu buki. Ikigage kiba gisembuye. Ubushera ni bwa wundi ni ifu yonyine bakora bikunze gukoreshwa n'abantu. Reka tugende gake gake. Ikigage kiba gisembuye. Bayita umusururu ubundi. Kiba gikoze gute none? Ikigage kiba gikoresha umusemburo. Yego. Ntabwo nzi uburyo bakoramo cyane byari hambere gusa. None se tuzi ko ubushera mu rugo twajya dukora ubushera. Ako tugakora amasaka tukazayinika twamara kuyinika tukayahungira tugatwika ibirere ibishangara mu mbuga none tugashyiramo amasaka mukahita muyabika ahantu bikazajya gusereka no gusereka guhungira bari gushyiramo twabitaga guhungira pe ndumva oya guhungira no guhungira imyaka kugira ngo imungu itazayira noneho rero gusereka nibwo bashyiramo ivi ry'ibirere n'ibishangara bagatwikiraho amakoma noneho ejo cyangwa ejo bundi bagakuraho bagasanga yameze akaba ari byo bivamo amamera noneho mukajya gushesha hakavamo Kinyarwanda ibintu bya kera babizo bavukiye mu cyaro bakora bavukiye cyane wanyuhera amasaka ariko mukomeze muri mwe karengetse ako tukiri aho ngaho mbaye mu rugo twebwe twakuze twenga akira nawe musore ibintu by'ibigage ikigagera dukomeza tunaganira induzu ikintu bita urutara uraruzi? Urutara ndaruzi. Urutara ni iki? Urutara ni nk'igiti amabango y'igiti igiti gifite amahembe gutya abiri cyangwa se atatu yego bagashinga mu mpande enye gutya ebyiri na hari ebyiri ku mutwe ku maguru no ku mutwe barangiza ahandi bagashyiraho iki mitambiko biriya ni imitambiko bagashyiraho ibiti bindi ari binini bimeze nk'agatanda kabashyiraho yego kakantu bagirizaho amasahani bumukirizaho noneho bagashyiraho ishinge kera basasaga ishinge bagashyiraho rero nyine ikirago ubundi akenshi biyoronsaga ikirago basashe ishinge cyangwa ibirere ahenshi rero tuzi ko wasangaga hari ishinge hanyuma ubundi bakaborosa ikirago murabizi ibyo bigiye ntiyorosha ikirago tukiri aho ngaho rero nagiye kwa nyogokuru banyorosa ikirago sinyibutsa kera nigeze kujya kwa nyogokuru ikirago ariko ko kera gutyo batworosa ikirago ndabyibuka imvura yari yaguye baza ngo byagenze gute icyo imvura yari yaguye tunyamye ku rutara ari nimugoroba rwose noneho imvura iragwa nyinshi tubyutse imvura itangiye guhita tubona ibikeri birimo birataruka biva munsi y'urutara reka da ariko ibikeri bamwe muturanye n'ibishanga ariko agira ngo huyaraga duturanye n'ibishanga urumva kera ntabwo kugira ngo ubone inzu ngo zirimo amasima n'ibiki yabaga irenze yabaga ikuru barasimata barakuru n'umugina Oya nyine kera inzu sisi zabaga ari zibirere ikigwani se murakizi inzu y'ibyatsi gicitse zo kundi icyo nari nshatse kubabwira uko byari bimeze ngewe uko mbize cyangwa nagiye mbyumva n'abakuru ikigonyi ngo inzu y'ibyatsi ngewe iwacu ntabwo nigeze mbona inzu y'ibyatsi ariko batubwiraga ukuntu ngo bahoze batuye mu nzu z'ibyatsi ati dore hari uko twagiye tubona ibibanza iwacu hatoboza tukabaza bakatubwira ati twari dutuye hariya mu nzu y'ibyatsi inzu z'ibyatsi ariko bakatubwira yuko ahantu mu byaro bya kure nka za Gitarama ya kure benshi bari batuye mu nzu z'ibyatsi z'ibigoyi ako niko byari bimeze kuva na kera urabona mu myaka yanjye ntabwo ngende nigeze menya ikigoyi ndabizi icyo nshaka kuvuga rero nuko oya ahubwo jenoside ijya kuba
na nyuma yayo hari ahantu hari hakiri ibigonyi. Ugasanga umuryango wenda muri benshi mu rugo, papa wanyu na mama wawe mufite abana nk'icumi cyangwa 15, urumva ahantu nk'aho ngaho no kuryama rwose hari ikintu mutazi muribuka kera ukuntu twatekaga ugasanga urugo rwo kwa mama runaka bazanye ibiryo twagandagaje mu mbuga turariye tugahuza ibiryo ku nkoko cyangwa urutaro kugihe cy'ukwezi ngo abantu bajyaga banarira hanze ku kwezi amatara ariho. nanjye ariko mbunganiye ziko kera hari ukuntu twagendaga barabyaye nk'umwana kwa runaka tukajya kurya ubunyano. kwita izina kurya ubunyano. wariye ubunyano? ariye ubunyano bayaga bavuga shangwa habamo ngo tugizeho by'abana. Kagira icyo mbongereraho unganirana ku birebana n'umuco wa kera ku banyarwanda ba kera, ariko kandi ku birebana n'umuganura ni byiza kuva ku ngingo imwe kandi hari ikisobanutseho cyangwa se hari icyo tuyumvikanyeho. Umuco wagirwaga n'abanyarwanda ariko ariwo bitaga umuganura. Umuganura wari kimwe rero mu bintu byari bigize u Rwanda, kuko kandi umuganura byabaga ari uburyo bakoreshaga bwo gusangira ibyabaga byeze muri icyo gihe babaga bahinze, ariko kandi bigasangirwa n'abanyarwanda bose. Bashobora kutarahuriraga hamwe ngo babisangirire hamwe, ariko buri gace kagiraga aho gahurira bagasangira. Rero iyo habaga habayeho urugero wenda iyo abantu runaka bahingaga igihe cy'iyera ry'imyaka kikagera, habagaho igihe cy'isarura. Muri cya gihe cy'isarura rero byanga bikunda urugero ku mwana cyangwa se ku muhungu cyangwa se ku mukobwa wabaga yarashatse, byanga bikunda iyo babaga barahinze bagombaga kurya ku byo babaga barahinze ariko babanje kuganuzwa n'iwabo, cyangwa se iwabo nabo bakabanza kugira ngo abana bemerwe gusarura bakabanza bakajya kuganuza iwabo, nabwo birashoboka. Noneho bakabona bagahabwa uburenganzira bwo gusarura. Bivuze ngo ni umugisha bahabwaga n'iwabo w'ibyo babaga bahinze, ibyo babaga bejeje. Noneho rero igihugu kikagira uburyo kizategura noneho bwo gusangira n'igihugu cyose, kuko umuganura wabaga ari uwa rusange, wabaga ari uw'igihugu cyose. Ariko kandi nanone ibyo bikaba byagaragazaga urukundo bari bafite, kuko ntabwo wasangira n'umuntu udakunze. Rero cyabaga ari igikorwa cy'urukundo bakoraga, bagira ngo banagaragaze cy'ubumwe bari bafitanye, kandi byanga bikunda bagombaga kugira gute gukomeza kubana gutyo. Arakoze abajije ikibazo cyiza kandi ikibazo kitureba twese. Umuganura wahozeho ntiwakuweho ntiwanaciwe, nubwo hari ibihe byahindutse bikawukoma mu nkokora, ariko n'uyu munsi uracyahari. Umuganura rero uyu munsi tuwizihiza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Ndakeka ko kandi ukaba wari akamaro, wari agaciro, kuko wari kimwe mu byarangaga umuco abanyarwanda bari bafitanye, kandi nanone wakorwaga n'abari bafite umutima. Kandi nanone iyo bavuze abantu bari bafite umutima, byari bishatse kuvuga abantu bahuje, bafite ibyo bahuriyeho, kandi bakagira ibyo basangira aribyo bita umutsima, kuko n'ubundi baganuraga ibiribwa, ibinyobwa birimo umutsima w'amasaka, birimo kandi ibyo binyobwa birimo nk'ibyavaga muri ayo masaka, aribyo bishobora kuba bizaboneka igihe cy'umuganura nikigera, itariki nizigera, kandi n'ubundi turenda kuzizihiza. Rero turahura tugasangira. Icyo gihe ni ukuvuga ngo abanyarwanda babagaho kubera ubworozi n'ubuhinzi. Ibyo ngibyo gusa ni ubuzima bw'abanyarwanda, niko bari bibereyeho. Ariko se ugereranye te aho kera nyine urumva aho hashize ku bakurambere bacu, uhageranye ute n'umunsi wa none? aho ngaho ngiye mwunganiye ni ukuvuga ngo ubundi ni ukuvuga ngo impamvu babishyiraga muri iki gihe cy'impeshyi ni uko byibura ibihingwa byose byaba byarasaruwe, abantu bakabaho guhurira hamwe kugira ngo bishimire umusaruro bagezeho, ubundi ni nk'umusangiro. Ni ukuvuga ngo natwe turabyizihiza mu rwego rwo kugira ngo twishimire ibyo igihugu cyacu cyagezeho, atari ukuvuga ngo nuko duhinga gusa, ni umusaruro. Wenda
itandukaniro ry'ibyo bintu kuvuga ngo kera habagaho ihunikiro ry'imyaka, ibigega bagashyiramo iyo myaka, amasaka se, amashaza, ibijumba, ibyeze. Ariko umunsi wa none ntabwo wapfa kubona nyine n'imyaka yego abaturage barahinga nk'uko bisanzwe, ariko haje kwiyongeramo ikintu kijyanye amafaranga. Amafaranga ni ukuvuga ngo umuntu uyafite nawe aza mu muganura akaganura kuko nyine nawe aba yararonse. Mbona ariko nabyita cyane akagura ibindi bintu bikenewe. Yagura imyaka se n'umutsima w'amasaka uracyakoreshwa rwose. Urusyo ku rusyo. Umutsima w'urusyo se uracyabaho. Urusyo n'ejo tuzarusyo. Rurahari ruraboneka ariko wenda ntiwarubona hose ariko ruracyahari. Ikindi uwo mutsima w'amasaka uracyahari kuko amasaka ntiyacitse nubwo atari bose bacyahinga ariko nawe amasaka singaya dore twereke n'abanyarwanda. Hari n'ubundi buryo si ngombwa ngo nayo masaka n'ibigori biba byeze katwereke n'abanyarwanda bayabonye igihe twahereye se nabyo barabikoresha bagahura bagasanga. Rero n'ubundi urumva ko ikintu kirebana n'ubuhinzi ntabwo buzigera buvaho kuko budufitiye agaciro kanini cyane. Ikintu kirebana n'ubworozi ntabwo kizigera kivaho kuko gifite agaciro kanini cyane. Na cyane ko ikintu kirebana n'ubworozi impamvu kitacika, ikintu kirebana n'ubworozi na akamaro kanini gafite ubusobanuro bunini ku muco nyarwanda. Wenda tukiraho twanzura tunanzura abanyarwanda tumaze umwanya tubaganiriza ariko tunabibutsa twebwe twitwa Inshongore TV. Wenda dukomeza tunanzura kugira ngo wenda n'abanyarwanda barusheho kutumenya twebwe twitwa Inshongore TV. Tuboneka kuri chaîne ya YouTube, mu dusearchinge, mu dukorere subscribe ari igihe bigorana kubivuga, mu dukorere subscribe, mu dukorere share, like and comment. Ukuri muraba mudufashije cyane ariko dukomeza tunanzura. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none iterambere u Rwanda rugezeho ariko turacyasigasiye umuco kugira ngo nyine wenda n'iterambere ritatujyana gusa ngo twibagirwe aho twavuye. Niko dukomeza gusigasira umuco harimo n'umuganura. Ngira ngo umuganura n'umuco nyarwanda no kuganura ibyeze ibi biri mu bigega byacu twaza tunabisesengura guturukaho kare. Ako kantu rero icyo nabongeraho gatoya tunasoza nuko abanyarwanda hari ibyo twabacukumburiye bike muri byinshi ariko kandi imbere ahangaha tugiye kubacukumburira byimbitse ibirebana neza n'umuganura n'akamaro kawo n'ubworozi akamaro kabyo byarangaga umuco wa kera. Nanabashimiye kubwo kudukurikira kandi ariko mbibutse iki kintu dukomeze gusigasira umuco wacu urimo gusangira, urimo kuganura, urimo gusabana. Ni bike tubahaye muri byinshi twabonye uyu munsi ariko mu minsi iri imbere tugiye kubacukumburira tuzabazanira byinshi noneho kugira ngo turusheho gukomeza kuryoherwa. Tuzasura n'abakuru badusobanurire bagira ibyo batubwira kuko hari ibyo tutazi, ibyo turi kubabwira ni ibyo tugenda tubaza ntabwo twe twari duhari ariko uko tuzagenda dusura abaturenzeho abaturusha tuzagerageza natwe kurushaho kubazanira ibyo ngibyo. Rero dukomeze kubyitegura neza, duhure, dusangire, dusabane kandi byose bizagenda neza kandi tuzasangire tutiteye ku gusangira umutsima gusa ahubwo imitima yacu izabe iri hamwe mu murunga umwe. Murakoze naho utaha.